Namahitamo meze kuba mukurikirana ikiganiro Gira Icyo Usigarana. Imitekerereze ya muntu ni ibanga rikomeye cyane utapfa kumenya. Nyiri gutekereza abaye atagize icyo gutangariza. Akenshi dutekereza bitewe n'ibyo tubona cyangwa se uko twiyumva. Niba dushonje dutekereza gufungura, niba dukennye dutekereza uburyo dushobora kuba twashaka amafaranga maze tukikura mu bukene. Gukora amafaranga ndimo ndavuga byavuye mu ko watekereje kukennye. Imitekerereze ndimo ndavuga uko kirimo muntu kiri. Ikiganiro baze kukimenyera nigira icyo usigarana. Ese ubundi gutekereza ni iki? Byose bibera mu bwonko. Reka noneho turebe uko ubwonko bukora. Biratangaje ukuntu ubwonko butekereza kandi bunakora, kubera yuko buri kiremwa muntu cyose kiba gifite uburyo gishobora kuba cyanakora. Ariko nureka tubanze turebe ubwonko bukora gute. Hari abantu batandukanye cyane. Hari umuntu mushobora kuba mwahura akaba ashobora kuba yatanga ikiganiro by'ubuzo 50 atanga ikiganiro, ariko nyamara atacyanditse nawe yacyanditse ndetse atanagiteguye. Ikindi utaruzi, iyo turimo kubyina ku babyinnyi barabizi buri ntambwe batera cyangwa se uko bizunguzana n'ubwonko bubikora biba byamaze gutekerezwa kare. Ukaguru ushyira imbere kwa kundi wizunguza ubikora, kuko ubwonko buba bwamaze kubyemeza. Ibi ngibi rero ntabwo ari ibintu byoroshye, ahubwo ni igitangaza gikomeye cyane. Umuvuduko dukoresha akenshi ku bintu tutateguye ariko ubwonko bukabigena, bigaragaza uburyo ubwonko bufite ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi bukomeye cyane. Si ku babyinnyi gusa, ndetse n'abandi bantu batandukanye bakora akazi kako kanya ariko kabasaba umuvuduko nk'ababyinnyi. Ese babikora bate? Bigenda bite kugira ngo uriya muvuduko bagire ubwumeko kandi bawukoreshe uko bikwiye? Ubwonko bugabanyijemo ibice bibiri, igice kimwe cy'ibumoso ndetse n'icy'iburyo, bitandukanywa n'igisa n'inzira, ariko iyo nzira isa nk'aho imeze nk'agakapu neza. Iyo nzira yitwa channel pass lobes. Naho igice cy'iburyo ndetse n'ibumoso bitandukanira kameze nk'agakapu. Lobes turimo turavuga igizwe n'ibice bine. Hakabanza akimbere kitwa front lobe, ariko ko kari imberemo indani, niko gace kabitse memory y'ubwonko. Amakuru twakira buri munsi, ibyo twakira naha bijya umunsi ku wundi. Iyo turimo kwiga cyangwa dufite ibyo dutegura, aka gace niko kabikora neza. Front lobe, agace kadufasha gutekereza byimbitse. Aka gace mu gihe tugafite bivuze ko dufite ubushobozi bwo gutekereza neza. Ibindi biremwa harimo n'inyamaswa ntago kano gace zikagira. Niyo mpamvu inyamaswa zisa nkaho zidatekereza ahubwo ziyumvira. Ikiduha ubushobozi bwo gutekereza neza kurusha ikintu cyose kibaho ku isi. Hakaba kandi gace kitwa parietal lobe. Nababwiye yuko kano gace kitwa lobe kameze nk'agasanduku gatandukanya ibice bibiri by'ubwonko, kagizwe n'ibice bine. Twari kuri front lobe tubona icyo kamaze, ubu ngubu tugiye kuri parietal lobe. Kano gasanduku parietal lobe, aga gace kitwa parietal lobe kari mu bwonko. Mubyibuke muri kuri 95.5, mubyibuka muri kumwe na Kajeje Joffre, mutabyibagirwa. Parietal lobe akako kagena uburyo umubiri wacu bumva. Hari ibice bidufasha kumva: amatwi, amazuru, umubiri. Urimo uribaza uburyo amazuru agufasha kumva. Iyo urimo urumva impumuro, burya no kuvuga yuko urimo urumva ushobora kumenya yuko imbere hari ikibi cyangwa se hari icyiza. Impumuro y'ahantu ishobora kuba yatuma amarangamutima yawe agena ibyo ugiye gukora. Ya mpumuro igihe urimo urayumva rero, igitekerezo iyo mpumuro kari mbi cyangwa se nziza n'ubwonko bubikora, ariko amazuru niyo ahumeka. Ubwonko nibwo bugena impumuro niba ari mbi cyangwa se nziza. Umubiri, amazuru, ibi byose bitanga amakuru. Ahanga akandi gace nako kunganira nako bita temporal lobe. Turimo turavuga kuri bwa buti bumeze nk'ubusanduku. Iyi nyama yo imeze nk'umuneke. Temporal lobe iri hasi ya front lobe, ndetse na parietal lobe. Aka gace ko kagizwe nuko twumva mu kuvuga, ko gafitanye isano rya hafi n'amatwi mo imbere. Muri temporal lobe amakuru twumva cyangwa se amajwi twumva nihajya, ariko nanone tukagira occipital lobe iherereye mu mugongo, ikura amakuru hejuru mu bwonko hanyuma ikayohereza. Ajya amakuru ava mu gace bita optic nerve, iherereye neza inyuma y'ijisho. Akazikora ikura amakuru mu ijisho ry'ugutwi. Ayo makuru ahantu ajya neza ni mu bwonko, atwarwa n'amashanyarazi. Ni ukuvuga ko mu gutwi habamo amashanyarazi
electrical impulses. Aho niko biza mwebwe mutwumva mukareba niba ureba nuko byagenze. Ubu ni uburyo twabonye bugaragara ukuntu ibitse biri mu bwonko bihanahana amakuru mu mubiri. Agace kagira akazi kenshi mu bwonko, buri gace kose gafite umumaro. Muri make tumaze kureba mu buryo butari bwose ariko nanone buke bw'ingenzi ukuntu ubwonko bukora. Reka noneho turebe ku bibazo by'ubwonko. Ubwonko nubwo bufite ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye kandi bihambaye cyane, yewe bidufasha gutuma amakuru yacu tuyoreza ndetse tukanayakira. Yewe ubwonko budufasha gutekereza tukamenya byinshi. Yewe nubwo buri kintu cyo cyose kiba twebwe tugikora kigenwa n'ubwonko, ariko buryo ubwonko iyo budacunzwe neza na ba nyirabwo hari igihe biba ikibazo. Ushobora kwibaza uburyo umuntu ashobora gucunga ubwonko, ariko twebwe burya birimwe mu nitwe abantu ba mbere tugira uruhare runini mu kwangiza ubwonko bitewe n'ibyo dukora. Igihe twebwe turimo turakora ibinaniza ubwonko, bivuze yuko turimo byanze bikunze kwica ubwonko. Mu bwonko habera akazi kenshi, ariko nanone hari igihe ubwonko bwacu bubura ubushobozi bwo gukomeza gukora. Ni igihe habayeho ikibazo mu bwonko. Dr. Brain Forrester ni umuganga kabuhariwe mu ndwara zo mu mutwe, avura mu bitaro bya Mass General Hospital. Ati the exact cause of imvano y'uburwayi bw'imbere mu mutwe ntagizwe, ariko byumvikana iyo urebye mu bushakashatsi yuko uburwayi bwinshi bwo mu mutwe buterwa n'uruvange rw'ibinyabuzima ndetse n'uruhererekane rw'ibituzengurutse, psychological and environmental factors. uburwayi bwo mu bwonko ni igihe haba habayeho kwangirika gukomeye mu bwonko bigatuma twebwe duhinduka. Nibyo koko turahinduka kubera yuko ntabwo tuba tukiri babandi, ahubwo imitekerereze yacu ni idutandukanya n'abo twaribo. Mu yandi magambo, uburwayi bwo mu mutwe buduhinda ishusho tutari dusanganywe. Si ku bakuru gusa kuko n'abato bagerwaho n'izi ngaruka. Reka noneho tujye mu mashuri turebe abangavu n'ingimbi ingaruka zibabaho nuko bafashwa. Bwana Karindi William ni impuguke mu burezi. Ati bakwigisha bakaza kuvuga ngo giye kuruhuka ukagira kamburezi ya burezi ubwonko buruhuka. Impamvu ushobora kurera ari ushobora guterwa none ko wayitaye yabyeyi maguru kujyamo y'abantu cyangwa se no kubabara no byonyine ugatekereza kubera impamvu n'ubukene bwacu tekereza udafite gufasha udafite gisubiza byose ugiye kuba ibureke kandi byagutera gusa. Abantu bafite ibibazo nk'ibi muhura nabo mu burezi, ese abana baba bafite ibibazo nk'ibi mu bwonko mu mitekerereze yabo ubona ko bafite ibibazo nk'ibi mubafasha gute? Hari abantu specialize mu by'abantu. Icyo ukora wowe ni ukumwegereza, umwereka yuko ari inshuti yawe kugira ngo ajye abasha kugira icyo kubaza. Iyo utamwegereje ngo wereke urukundo udafite ibyo bibazo ari ku ishuri, ushaka kumwegereza kugira ngo arebe yuko ufite urukundo kurusha urwo mu rugo. Niyo mpamvu akwegera akagukunda, kumushimira ibyo yakoze n'ibyo akoze ibibazo bitari bihumura ariko nta kibazo, ukamwereka urukundo n'ibyo bituma aza kukwereka n'ikibazo. Tumaze noneho kumva uko abakiri bato bashobora kuba bafashwa ndetse tukumva n'inama bagirwa, ariko aha ni ku bato nuko bafashwa muri make. Ukudatekereza neza niko kubangamira uko twari dusanzwe tubayeho. Bivuze ko umuntu wese abaye adatekereza neza bishobora kumugiraho ingaruka. Niyo mpamvu mu burezi buriya buryo twabonye haruguru bushobora kuba bukoreshwa. Uko twatekerezaga ndetse n'imico birahinduka. Bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yagize uburwayi bwo mu mutwe ni ibihe? Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ntabwo burya aba afite amahoro muri we. Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe nayo mpamvu abarwariye indwara bakunda kurwara barwana cyangwa se biruka cyangwa se basa nk'aho hari ibintu barimo barasenya, baravangirwa mu mitekerereze. Ntago uko wari ubazi ariko baguma, ahubwo barahinduka. Ibyumviro byabo birahinduka, bakaba batuza cyane cyangwa se bakanasakuza cyane. Yewe hari uwo ndwara ishobora gufata akaba yacunjama ntanavuge, ariko hari n'uwifata akaba yabura amahoro ndetse akaba yanarwara. Uwarwaye ubu burwayi bwo mu mutwe atangira kwica ku nshuti. Kwica ku nshuti ni ukuva kubo yari asanzwe ari kumwe nabo ndetse n'ibyo yakoraga arabihagarika. Bivuze yuko bwa bwonko bwe bwatumaga akora buri kanya ndetse bwamuyoboraga gukora ibikwiye gukorwa n'ikiremwa muntu ntabwo buba bugihari. Niyo mpamvu hari byinshi yigomwa byanze bikunze. Bahorana umujinya udashira, bahorana umunaniro ndetse niyo basinziriye babisa nk'aho bamaze imyaka 2 ku rugendo bataruhuka bagwa agacuho. Byinshi ushaka gusobanukirwa wajya ku rubuga rwa Mayo Clinic web, hanyuma byinshi ukabirebaho ku bimenyetso bigaragaza umuntu wabaswe cyangwa se wagizwe ingaruka n'uburwayi bwo mu mutwe. Twakora iki kugira ngo twirinde ibi bibazo? Gukora cyane bitarimo kuruhuka bitera umunaniro mwinshi. Muganga ashinzwe imitekerereze ya muntu mu bitaro bya Nyagatare niyo Mahoro Nadine. Niba ufite ibyo bikorwa n'urugero ntanze,
ati kuwa mbere nzajya mba mu by'Inyagatare, kuwa kabiri mba mu by'Ikibungo, ku buryo wiha umurongo ukiha gahunda. Rero no mu kazi umuntu akora n'ako ka RBA ushobora kugiriramo stress kuba wayivanye mu rugo ukayizana mu kazi. Icy'ingenzi ni ukwiha gahunda mu byo ukora. Uyu munaniro mwinshi uba ikibazo ku bantu bikabatera stress, akenshi byaba biterwa nuko nta gahunda baba bafite mu byo bakora bakaba babivanga. Uwo ni umwe mu miti baramutse babishyize ku murongo byashoboka. Ni umwe mu miti ishobora gukoreshwa kugira gahunda. Ubu no kugira ikiruhuko. Kugira ikiruhuko birumvikana kuko umubiri urakora ariko ugakenera n'ikiruhuko. Ni ukuvuga muri ya gahunda rero uzihamo gukora igihe uzakorera ibintu runaka kugira ngo aruhuke ave mu byo yakoraga, wenda niyo uhinduye ibikorwa bisobanura ko icyo nacyo ari ikiruhuko, kuko ubwonko burahindura ntibuguma muri bya bindi ngo bunanirirwemo. Ariko ibyumvikana muri make ni uko umuntu agomba gukora ariko agafata igihe akaruhuka, kuko n'Imana urabibona yararemye igeze aho iraruhuka, niko Bibiliya ivuga aba yemera. Yego. Kandi ari Imana. Muganga murakoze cyane, reka mbashimiye kubw'inama mugiriye abadukurikiye. Abantu benshi ntago bazi yuko stress ari kimwe mu kintu cya mbere gishobora kuba cyatuma twebwe dushobora kwiteza zino ngaruka zo kurwara mu mutwe. Bumwe mu burwayi abantu barwara mu mutwe buva ku gukora cyane ndetse bataruhuka nk'uko muganga yabivuze, ariko akenshi yanatweretse n'inama bagirwa. Burya gukora cyane utaruhuka bishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe kubera yuko ubwonko nabwo bukenera kuruhuka. Inayo impamvu bishoboka ko umuntu uhakaza igihe kinini ataruhuka byamutera uburwayi bwo mu mutwe. Ubwonko icyo gihe buba bukora cyane kubera yuko umuvuduko w'amaraso wiyongera kandi umutima ugatera cyane, nuko urimo urakoresha imbaraga nyinshi cyane. Ubwonko nabwo bukarwana kugira ngo buze gufata cya gihe cyo kuruhuka, ariko cya gihe cyo kuruhuka akaba ari cyo ukomeza gukoresha cyane. Igihe rero urimo urakora cyane ubwonko nabwo bukora cyane, bikaba bishobora kuba byatera ikibazo gikomeye cyane. Igitutu cyo kutaruhura ubwonko bituma ubwonko bukora cyane kubera yuko umuvuduko w'amaraso nawo wiyongera kandi umutima ugatera cyane. Mu bitera uyu munaniro w'ubwonko cyangwa se stress ni igitutu gishyirwaho n'ubuzima tubamo. Hari impamvu zituma rero uno munaniro cyangwa se stress akenshi na kenshi uza si ugukora gusa. Indi ngingo nanone, igitutu dushyirwaho n'ubuzima. Ubuzima tubamo kenshi budushyiraho igitutu bitewe n'uko hari aho tuba twifuza kugera. Aho tuba twifuza kugera rero hari igihe nanone dutekereza yuko byanze bikunze tugomba kuhagera nta kabuza. Iyo twatekereje gutyo rero akenshi bitugiraho ingaruka kubera yuko duhereza umwanya mwinshi cyane akazi, guhereza akazi dushaka ngo dutere imbere vuba, bigatuma tutaruhuka. Kutaruhuka akaba ari byo bituzanira ibibazo bikomeye cyane, ari byo ngibi by'uburwayi bwo mu mutwe. Ibyumviro bya muntu nabyo bishobora kuba byagira uruhare runini cyane mu gutuma umuntu arwara buno burwayi bwo mu mutwe. Igihe hari umuntu wakubabaje cyangwa se wagukomerekeje, urugero rwiza nko ku bantu bakundana, igihe hari umuntu wakundanaga noneho yarangiza akamwanga kandi bakundanaga yumvaga atifuza kumubura, bishobora kuba impamvu cyane ikomeye yo kuba yatuma stress ziza mu mutwe, cyangwa se umuntu akagira umunaniro ukomeye cyane kugira ubwo bwamutera buno burwayi bwo mu mutwe. Inayo mpamvu bishoboka cyane yuko umuntu ashobora kuba yababazwa ntakore ibyo yagakwiye kuba akora, biba bisa nk'aho adatekereza. Ibi rero ni bwa burwayi buba bwamurenze imitekerereze. Kurwara mu bwonko gusa ntago ari ugusara nk'uko abantu babivuga, nta nubwo gusara ari imvugo nzima, ahubwo ni uburwayi bwo mu bwonko. Rero buratandukanye, kandi burya kurwara mu bwonko ntago ari ukwiruka ku gasozi gusa, ntago ariko bimeze. Oya, ahubwo hari n'igihe umuntu agira ibibazo byinshi bitandukanye mu bwonko ntabashe kuba yakora ibyo yari asanzwe akora, cyangwa se ngo abe ari wa wundi bimenyereye. Indi mpamvu nanone ishobora kuba yatuma uno munaniro tuwugira cyangwa se tukagerwaho n'izi ngaruka ni igihe twabuze ibitotsi. Abantu bakunda kubura ibitotsi. Ese babura byagenze gute? Impamvu abantu babura ibitotsi ni igihe baba barimo baratekereza ibintu byinshi byabayeho cyangwa se bitabashimishije. Ariko burya n'ibizajya bigenda gutya, ugerageza mu guhugira mu bindi bintu byinshi bitandukanye, ntugatume uheranwa n'agahinda gatuma utekereza cyane. Ugerageza ushaka ibintu byaguhuza. Iyo ushatse ibintu biguhuza bituma utibuka bya bindi. Uko kutibuka bya bindi rero nibyo bigufasha kugira ngo noneho ukomeze maze uze kuruhuka. Kuruhura ubwonko bwawe nibyo byiza kandi nabyo biba bikenewe. Ese ibimenyetso by'umunaniro ukabije ndetse no kuvangirwa mu bwonko bigaragara gute? Dr. Kilman ati 77% abantu bagaragaza ibimenyetso, 54% abantu barwana n'abegereye, naho 30% abantu bakora bahora bagira ikibazo cyo kuvangirwa. People say they're always or often under stress at work.
ibi byose murabyumva muramutse mubikurikije mugakurikiza zino nama twagiriwe n'abaganga benshi batandukanye byabafasha. Ikiganiro Gira Icyo Usigarana niyo mpamvu cyiza. Nitwa Gira umaze kubimenyera. Twarebye uburyo zino ndwara zishobora kuba zafata abantu benshi batandukanye, twarebye nuko bazirwanya, ariko muri make twendaga kwerekana iki. Ikiganiro cyari kigamije iki? Ikiganiro cyari kigamije kugira ngo twumvikane yuko gutera imbere ari byiza cyane ndetse nawe utabyifuza, ariko burya hari ikintu kimwe mu buzima tuba tugomba kumenya. Ubwonko bwacu ni ubuzima, tudafite ubuzima ntitwabigeraho. Tubihagiye tukajya turuhuka tugafata igihe tukaruhura ubwonko bwacu, ntabwo byatubuza gutera imbere. Amagara mazima nibwo buzima buzima. Nitwa Gira, Imana ibaho umugisha kwa mukurikirana ikiganiro Gira Icyo Usigarana. Murakoze murakarama. Ni 95.5. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, nyandikira ku rubuga rwanjye rwa Gira, maze ukomeze usangize ibyo bitekerezo. Ujye no kuri Instagram nitwa Gira ndetse no kuri Twitter nitwa Gira. Murakoze cyane. Imana ibane namwe.